Ndabasuhuje cyane nk'uko dukomeje kubana kuri iyi YouTube channel yacu ya Mazalex, muri aka kanya ngiye kubabwira ku bintu bibiri, ngiye kubabwira kuri Pi Network, ikindi kintu ndi buze kubabwiraho ni no mining yitwa Athene Network, abantu bamaze iminsi bayimbazaho. Mbere na mbere rero Pi Network twatangiye dukora mining yayo, abantu batwita abasazi, ukabwira umuntu ukora mining akabyanga ngo ibyo ni scam, ngo ibyo ngo ntabwo bishoboka. Umuntu n'uyu munsi akaba atarabyumva, uwo muntu rwose namugira inama yo gutangira, kuko byavuye mu gihirahiro ubu bisigaye ari ukuri, bisigaye ari ibintu biririyo, ntabwo ari ibinyoma, ntabwo ari scam. Ubundi Pi yaramayininzwe, natwe twarayimayininze twese kandi ku buntu. Hari igihe batangiye kukubwira ngo ukora ikintu utekereza iby'igishoro, ariko hano nta gishoro bikubaza. Ahubwo nkibaza ni gute wavuga ngo uri umushomeri kandi amafaranga arimo aboneka, abantu bari kuyakorera uyabona. Reka nkwereke aho Pi Network iri ku isoko. Tugiye kujya muri iyi application yitwa OKX. Iri ni isoko cyangwa se ni banki ibasha kuba yabika izo Pi ikanazigurisha. Ni ukuvuga ngo ngiye kuyinjiramo nkwereke rero. Nkiyinjiramo dore hano bahita batwereka ko iyi Pi Network cyangwa se Pi Coin yagiye ku isoko ku itariki ziri hano. Uri kuzibona ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri. Ngira ngo urabibona neza ko ni ku itariki 20 z'ukwezi kwa kabiri hano. Ubu ngubu agaciro ifite ni $2.63. Aka gaciro ntabwo kari fixed cyangwa se ngo tuvuge ngo gahoraho, karahindagurika, uyu munsi ugasanga kamanutse, ejo kazamutse, ariko nibura twavuga ko Pi imwe ubu ngubu iri nko ku bihumbi 2,500. Ubu ngubu ukurikije aka gaciro birarenga 3 by'amanyarwanda, ariko nibura reka tuvuge ngo kubera bijya bimanuka bikanazamuka, Pi imwe cyangwa se one coin ya Pi ni ibihumbi 2,000. Kandi ibyo bihumbi 2,000 iyo Pi ushobora kuyibona nibura mu minsi 2. Ni ukuvuga ngo bavuga ko izazamuka ikagenda izamuka, kandi natwe turabibona kuri uyu munsi wa none ku itariki 26 nyuma y'iminsi 6 cyangwa se 5 igiye ku isoko, imaze kuzamukaho 6 urabona yazamutseho amadolari 0.63 nibyo bimaze kwiyongera. Ubwo rero ntabwo twamenya ngo nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi 2, nyuma y'umwaka bizaba bimeze gute. Mu by'ukuri aya ni amafaranga ari kubonerwa ubuntu, nimba uyimayininga nimba utayimayininga wanatangira, kubera ko iracyakomeje, ntituzi ngo izahagarara ryari, ariko aya ni amafaranga y'ubuntu. Nimba warigeze kubitangiza ukageraho ukabireka, ni ukuvuga ngo cyaba ari igihe cyawe cyiza cyo kubisubiramo ukongera ukabikora. Ni ukuvuga ngo rero ongera ubikore wijenjeka, urabona ko amafaranga arahari. Iyi ni exchange, ni ukuvuga ngo hano hari abandi bantu baba bibaza ngo ariko ngo ibyo mutubwira ngo bigenda gute, ngo ni gute yaza kuri mobile money akaba amafaranga. Iyo turi hano tugahita tunyura hano hejuru, tuba tugiye aho bita kuri peer to peer. Mu gihe waba ufite amadolari ugahita uyahinduramo amafaranga akazaho kuri telefone yawe, tuhita tuza tukanyura hano kuri peer to peer trading, noneho uhita ubonamo amafaranga. Reka nkwereke amafaranga y'amanyarwanda, ngira ngo urabibona. Aya ni amafaranga y'amanyarwanda, aba ni abantu baba bari kuyagurisha. Urabona nk'uyu nguyu idolari arimo ararigurisha 1449. Wowe ugiye kurigurisha ukanda kuri seri hano hejuru. Ibi ntabwo ari byo nje kwigisha, ariko ni ukukwereka aho tuyabonera. Ubu n'uyu nguyu urabona ko ni 1430 nangahe, bagiye bafite ibiciro. Abo rero aha mwahita mwumvikana ugakurikiza amategeko n'amabwiriza, amafaranga ukayabona. Muri make Pi Network nakubwira ngo nimba warayikoze ukabivamo komeza, ntabwo ndi gutinda cyane. Nimba warayikoze ukayivamo komeza. Nimba utarayitangiye, iki ni igihe cyiza cyo gutangira. Muri description y'iyi video ndashyiramo link ya video yagufasha kwiyandikisha ugatangira. Ndayishyiramo rwose nimba uyikeneye, ndaza no kuyipininga muri comment kugira ngo igufashe. Watangira. Aya ni amafaranga y'ubuntu, nta handi hantu hava amafaranga y'ubuntu usibye aha ngaha, niho ngiye nabashije kubona. Noneho ubwo ibya Pi tubivuyeho, wabibonye kuri ku isoko. Abavuga ngo ni scam barabivuze,
Tekereza nk'umuntu wifiteho payi nk'igihumbi, amafaranga afitemo ni amamiliyoni, ubuzima bwarahindutse. Umuntu uzifite, hari n'abazifite ari ibihumbi icumi. Ubwo rero ni uko nguko ubona umuntu ibintu byaraciyemo, ukibaza ngo byagenze gute n'izo nzira binyuramo. Noneho reka turebe kuri ya yindi bita antene nababwiraga. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bagiye banyandikira ngo antene ngo irabikuzwa gute, ngo ko twari tuzifite ikaba yagiye ku isoko. Mu by'ukuri antene cyangwa se ATN yagiye ku isoko kuri exchange bita BingX. Iyi bayita BingX exchange. Ubwo twageze kuri antene, payi twayivuyeho. Iyi bayita BingX. Ni ukuvuga ngo iyo uyifunguye rero iyi exchange, hanze nyifungure mbikwereke, bahita bakwereka ko antene iri ku isoko. Dore reba hano hasi ngiyi, iba iri ku isoko, yabaye listed ku itariki ya 25 n'ukwezi kwa kabiri. Ubwo ni ukuvuga n'umunsi w'ejo hashize, uhereye iki gihe nkoze ino video. Ni ukuvuga ngo yagiye ku isoko. Tuyikanzeho nk'ubu duhita tubona igiciro cyayo. Dushobora gukandaho gutya bagahita batwereka ko iri kuri 0.13. Ejo nahoraga nyibona kuri 0.16. Nyine ifaranga ry'ikoranabuhanga riragabanuka, rirazamuka, riranamanuka. Ese rimanuka ryari, rizamuka ryari? Ni ukuvuga ngo ritakaza agaciro igihe abantu benshi bari kugurisha, rikagira agaciro igihe abantu benshi bari kurigura batarigurisha. Murabizi no mu buzima busanzwe niko ibicuruzwa bigenda. Ni ukuvuga kugira ngo igicuruzwa gihende nuko kiba gikenewe cyane. Iyo rero kidakenewe cyane ahubwo gihari ku isoko kiragwa, amafaranga yacyo ajya hasi. Nuko ifaranga ry'ikoranabuhanga rigenda. Ubwo rero hano ni uko antene ihagaze. Ariko ushobora kwibaza ngo none twebwe izacu tuzigurishije gute? Aha ngaha nta makuru meza mbafitiye, nyine nta kintu kirimo. Kuko ubundi ubusanzwe iyo twajyaga hano dufunguye nka application iyo ari yo yose ya exchange, dukanda kuri deposit tukaba twashyiraho ifaranga. Urakanda hano, wongera ukande kuri deposit crypto, ni ibisanzwe bya bindi tujya dukora. Ubwo twaba tugiye gushyiraho antene. Urahita uza hano muri search rero ushyiremo ATN. ATN bivuga antene. ATN ngiyo yagaragaye. Nurangiza uyikandeho cyangwa se uyipyondeho, mu Barundi niko bivugira. Bahite baguha iyi network, iyi address ukore copy. Dore rwose nkoze copy. Ariko ishamikiye ku yihe network? Ino address ishamikiye kuri network bita Ethereum. Mwibuke ko twebwe coin dufite zaba iziri kuri MetaMask, zaba iziri muri antene ya app, ntabwo ziri kuri network ya Ethereum. Oya, ntabwo ziri kuri network ya Ethereum. Ni ukuvuga ngo rero ntabwo zino twabasha kudepoza. Nubwo wakikubita muri application yawe ya antene, reka nze mpikubite ndebe. Mfitemo ibintu byinshi niyo mpamvu bigorana guhita ninjiramo, ariko reka nkwereke muri application yanjye. Uyinjiyemo ukareba kuri balance, njye kera nari naraziriye niyo mpamvu ubona nta nyinshi mfite. Urabona nk'ubu mfiteho 81, kandi batwereka ko nibura nkeya zo gushyira ari 25. Urumva rwose naba ndi eligible. Ariko wakanda send ngo uzohereze, wakanda withdraw, ibi byose ntabwo byatuma antene zigenda. Reka dukande kuri send turebe. Nukanda kuri send barakwereka ngo ahantu wakohereza nta hantu ho gushyira kuri exchange hahari. Ubwo turigarukira. Nukanda kuri withdraw ngo ubikuze, ubundi niho nkeka wagakanze, barakwereka USDT ko arizo wakabikuje. Noneho aho bigoraniye, impamvu nta nkuru nziza mbazaniyemo hano, nukanda hano ngo wenda ukuremo USDT ushyiremo ATN, barakwereka ko ntayo, ahubwo harimo ngo iki bita Doge. Nuko rero ntabwo izi zacu ziri kuba deposit kuri BingX ngo tuzigurishe. Ntabwo birakunda. Bashobora kuzatureka tukazijyana mu gihe kizaza, cyangwa ntibinakunde. Ariko ntabwo nguciye intege ngo nkubwiye ngo rekeraho kumayininga ngo bivemo. Oya, gusa abantu mwari mwaravuze ngo none antene ngo kuri ku isoko. Oya, nta makuru meza ahari. Twebwe ntabwo turemererwa, kereka umunsi ba nyiri umushinga bagize ibintu bahindura bakavuga bati namwe muremerewe nimubigenze gutya. Ariko kuri uyu munota nta kintu kirimo. Sawa rero, ndabashimiye cyane. Ntabwo nasoza nabashimiye kuba mwarebye ino video mukayisoza.
ngashimira abantu bakoze subscribe, nabonye twagize abantu 1000 birimo biragenda biza, nawe uri mushyashya wakoraho ugakora no ku nzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru yose ukeneye, kuko iyi ni inzira ishobora kuba yavamo amafaranga yaguhindurira ubuzima pe. Ngira ngo Pi nayiberetse nubwo dusoreje kuri antene iri gusa nkaho idutenguha, ariko Pi network on the moon cyangwa se to the moon niko bari kuvuga. Ubwo rero reka nguhe video muri description yakuyobora, ubundi nawe wakinjira muri Pi. Nubwo yazahagarara ufite 5 zazakugirira umumaro, uzazi holding uzibike, wowe uzaba umbwira. Nimba wari usanzwe uyikora ukaba hari ibyo utujuje, nyabuneka vugurura uve mu mikino, amafaranga yabaye amafaranga. Sawa rero mukomeze kugubwa neza.